inyenyeri zaka ubutazima, imigezi isuma ubudakama, amashimwe yuzuye imitima, urema arakunda Nyagasani ninde wamvumye iminsi yose nisumye, ko ndabona aho hajya niyimye, nkaba nk'umusinzi ntasomye, ndabona mu maso nijimye, ndamura uboshye naho Peace TV Rwanda. Ibintu uko karibye hari ukuntu nyine uba mushyushya rugamba ukaba watungura abantu, ukaba wavuga nk'amazina y'inka cyangwa se ukitwara muri ubwo buryo, muri uwo mujyo, kandi babizi neza ko ntabyo uzi ukiyaminiye. Inyamibwa nkunda munege yombi mukunde mwicare ku musambi, mbabwira urwacu ni rwo gicumbi, kuruvuga neza ni wo mugambi, maze rukaramba ingoma ibihumbi. Ihera ku cyo wumva wifuza, hera ku cyo ubona ukeneye, cyane cyane wite ku cyo ushaka kugeraho. Icyo wumva wifuza, nakwifuza kujya kubyina buri munsi, nakwifuza gusohokana n'abakobwa buri munsi, nakwifuza guhora nambaye neza, ariko ibyo si byo nkeneye uyu munsi. Wenda imirindi inzozi mwe nkotanyi ku rugamba nateye ntawe utabara, ndudasumbwa mu migongo abintwari mu bizingano kandi by'abasizi, andi bwiza bwabuze ugera Nyamibwa y'igikundiro nka bikera cyuzuye amahoro, ndi mfuharira nka mwuzukuru w'ora n'imitware dushoza nambara. Peace TV Rwanda. Reka nangire mbasuhuza mwe mudahwema gukurikirana Peace TV Rwanda, ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru tujya tubaha. Hanyuma abatarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo dutangire tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Hanyuma uyu munsi dufite umutumirwa mushya, ariko aramenyerewe cyane hirya no hino mu birori bigiye bitandukanye. Aka kanya reka dutangira twibwira, hanyuma anatubwire n'ibyo abarizwamo. Karibu umutumirwa mushya wacu. Inyenyeri zaka ubutazima, imigezi isuma ubudakama, amashimwe yuzuye imitima, urema arakunda arakurema, akugira mwiza uba imfura ya mama, kabeho ntwari se nyirishema. Ndabasuhuje cyane, ni John Love, ndi umusizi, nkaba umuririmbyi ndetse nkaba n'umusangiza w'amagambo. Nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Murakoze cyane John Love. Utangiye kuririmba kumvishe uririmba neza. Ufite indirimbo nyinshi ko numvisha ari indirimbo zisa naho ziri gakondo ukuntu. Yego ndazifite. Urazifite? Yego. Okay, ni byiza rero uraza kutwigaragariza, utwereke ibyo ukora, n'abagukurikira babone ko hari byinshi ufite wabagaragariza, ku buryo nabo bakwishimira kuba bagutumira hirya no hino mu birori bigiye bitandukanye. Yego. Dore ko wanatubwiye ko uri n'umusangiza w'amagambo. Yego. Mu bukwe cyangwa mu bindi birori bitari ubu? Mu birori byose. Mu birori byose uriya hose ubonekamo? Yego. Aho umuntu yagukenera yaguhamagara? Yego. Okay. Ubu ngubu rero ndifuza ko watangirana no kudusangiza uburyo usangiza amagambo abantu mu birori nyine. Mbese kano kanya twinjire mu kirori. Dutangirira ikirori, wumve ko ahantu twicaye ari mu birori, ku buryo nyine tubona izo za vibe zo mu birori. Yego. Andi imirindi inzozi mwe nkotanyi ku rugamba nateye ntawe utabara, ndudasumbwa mu migongo abintwari mu bizingano kandi by'abasizi, andi bwiza bwabuze ugera Nyamibwa y'igikundiro nka bikera cyuzuye amahoro, ndi mfuharira nka mwuzukuru w'ora n'imitware dushoza nambara. Haba inshuti Yohani w'urukundo, ndabasuhuje mwamfura mwe, muraho se namwe Inyamibwa andirimba. Ni haba inshuti Yohani mugiye kubana muri aka kanya nk'umusangiza w'amagambo. Ndagira ngo rero mu ntege amatwi kandi ikirori cyacu kize kugenda neza, Imana ize kubasangiza imigisha mwese. Urakoze cyane. Ndumva ubibasha. Ndagerageza. Uri muzima cyane kabisa. Nizere ko hari ibitaramo byinshi wagiye ujyamo, ibirori bigiye bitandukanye, cyane cyane ubukwe, kuko numvishe we musinga mu buryo bujyanye n'ubukwe cyane. Yego. Nkurikije amagambo nagiye numvamo, numvisha ari ay'igitaramo nyarwanda nk'uko mu bukwe akunda kubivuga. Yego. Hanyuma rero kano kanya ibi bintu byo kuba umusangiza w'amagambo bimaze n'igihe kingana iki? Ese ubona hari icyo bifasha, ubona hari icyo bigufasha muri rusange? Yego, biramfasha cyane kuko bimfasha kuba nasusuruka, kuba nagaragara.
urimo uravuga gake ariko gerageza uzamure ijwi kugira ngo twumvikane neza. Urimo uravuga gake. Navuga ngo ibintu bijyanye nyine no kuba umusangiza w'amagambo ni ibintu menyereye ngiye kumaramo hafi imyaka 2. Kandi ni ibintu nkunda cyane kuko bituma ntarama nkizirwa nkahura n'abandi bavandimwe. Mbese nyine iyo ndi kubikora mbikora nk'akazi ariko nkabikora nanone n'uburyo bwo kugira ngo bwo kurelaxa muri rusange. Yego. Ni byiza cyane. Ni byiza cyane, ndumva ufite impano. Nanjye mu minsi iri imbere mfite ikirori. Ndakeka ninguhamagara uze umusangiza w'amagambo. Ndahabaye cyane. Izere ko ibirori byacu bizaba biryoshye cyane nyakugira Imana. Dore ko inshingano zanyu ari ugutuma abantu nyine bishima cyane. Ngewe Musinga iyo atameze neza ngo ikirori cyose kikiba ubusa. Biba byapfuye. Biba byapfuye. Ubwo akazi kawe urakumva nyine we niba mwishyushya nk'uko muri football babikora, niba murepeta ntabwo nzi uko mubigenza. Gusa nyine mbaye nguteguje. Nta buri kintu cyose burya gisaba gutegura. Ntabwo byabura ko umuntu agira uko abanza kwitegura mbere yuko nyine ajya mu gikorwa runaka. Ni byiza cyane. Hanyuma rero ugize kutubwira ko uri n'umuririmbyi. Yego. Hari ukuntu watwereka inganzo yawe mu kuririmba re? Yego, mu kuririmba kambijyanije no mu byo kuya Musinga cyangwa se ko umusangiza w'amagambo. Nshobora kuba nasohora nk'umugeni mu ndirimbo yanjye nahimbye niyo ngiye kubaririmbira. Usohora umugeni? Yego, muri cyagiye umugeni nyine abarimo asohoka nshobora kuba naririmba. Iyo umugeni barimo bamusohora mu nzu baranamuriza cyangwa nukumuzana gusa? Ibintu nk'ibyo nyine bituma agira emotion, wakumva ko havuye naho agiye nyine agatangira gutekereza ibintu byinshi agacanganyukirwa akumva nyine atazi ibintu arimo. Nabyo bijya biba byiza umubona ku maso nyine akabona agaragara mu buryo budasanzwe, nawe nyine akagira emotion akumva ko ibyo arimo nyine ari ibintu bikomeye cyane, ari umunsi nyine w'agaciro. Twereke rero, twereke. Ndumva ngize amatsiko cyane. Inyenyeri zakutazima, imigezi isuma ubudakama, amashimwe yuzuye imitima, rurema arakunda arakurema, akugira mwiza uba imfura ya mama, kabeho ntwari se nyirishema. Uyu munsi ndabona utuje, ndabona utunyoni turirimba, abasore bo baracuranga, abakobwa nabo baririmba, abamama bo baravuza impundu, ayehe bati ngo waraje, tambuka neza se bwiza bw'Imana, tambuka neza Imana yahaye, tambuka neza inyamibwa ndimba, tambuka neza uri imfura mu bakobwa, ngwinoma usanga uwagukunze, ubwiza we ubwiza bw'Imana, ubwiza we ubwiza bw'Imana. Uyu munsi wona amateka mu buzima bwa Karimi, areba hirya ndetse areba hino, amarira muzenga mu maso, arebye imbere habona mama, arebye inyuma habona papa, arebye impanda habona inshuti, ayehe bati natwe twaje, ubwiza we ubwiza bw'Imana, w'ibiganza biga bituze, sana akazuba ko mu museso, nyamibwa se cyo nkundira nkuririmbe, ayehe gitsare cy'amahanga, nyenyeri zakubutazima, imigezi isuma ubudakama, amashimwe yuzuye imitima, rurema arakunda arakurema, akugira mwiza uba imfura ya mama, kabeho ntwari se nyirishema, magazi impinga y'imisozi, ndoraha iwanyu mu kibaya,
mabona inka zingana amashyoho, mabona ababyeyi bizihiye ubumanzi, ikirutse byose nkana karindwi, Kabeho ntwari se nyirishema, tambuka neza muteta bikwiye, nguwo Imana yahaye ubumanzi, uyu munsi ukubera uwawe, rugero rwiza imfura y'ababyeyi, gikundiro mama, Kabeho ntwari se nyirishema. Murakoze cyane. cyokoze kabisa. Ya ndemeye, najyaga numva bakuvuga nkavuga ati uriya muhungu nzamusura rimwe ndebe imikorere ye, kuko hari aho nigize kuza mu gitaramo cy'ubukwe ariko nari nsa n'uwihuta, ariko nagombaga kuhanyura gato kugira ngo babone ko nahageze. Naje gusanga urimo usohora umugeni mu nzu, navuze ati cyokoze. Ubundi najyaga mbona kenshi na kenshi ari abakobwa babikora, ariko navuze ati ewana wanjye ni wowe. Nicyo kintu cyatumye ngira imbaraga zo kuvuga ngo reka nze gushake dukorane. Murakoze cyane. Ya numvise uririmba neza cyane, utera emosiyo, ya nk'uko wabivuze umukobwa yanarira koko ushobora no kwanga kugenda akayavuga ati aho ngiye ubundi nihe wamuga. Ariko nyine ni byiza cyane kuba mukora ibintu byiza bigaragara, ni by'agaciro gakomeye, kandi nkeka ko namwe hari icyo bibafasha. Ariko rero tutihuse cyane, watubwiye ko hari n'ikindi gice nacyo ujya ukoraho cy'ubusizi. Ubusizi se ko nabonye ari ibintu bigoyera, ibyo bibasha buriya? Ndagerageza. Abaririmbyi benshi mbona bibagora gusiga. Ibintu byose njye byisangamo mbikora nyine gutyo, ntabwo namenye urwego ndiho, ariko ibyo byose ndabikunda kandi mbikora neza mu buryo bwanjye, mu bushobozi mfite no mu mbaraga zanjye zose. Akanya ni akawe rero, turebe niba nabyo utatubeshya. Ahandi ho twemeye waririmbye turanyurwa, ureba musinga biraturenga. Aka kanya ni akawe noneho turebe ko gusiga kiriya kinyarwanda, numve noneho ko hari amagambo uyu munsi ndi bukuremo, ahandi nta kintu njya nkuramo. Mba numva bigenda, ariko umuntu ambaje ngo wumvishe iki, ntabwo nabona icyo mubwira. Ego Imana niyo ya mbere rero, niyo mpamvu ngiye kubanza igisigo nise ndicuza. Naje kugikora bijyanye n'ibyaha duhura nabyo muri iyi si, ibigeragezo, ariko burya biba bisaba ko ufata akanya ukareba aho uva, ukareba aho ujya, ukagira nyine nawe uburyo witekerezaho mu buryo bwo kwiyegeranya n'Imana. Rero nafashe igisigo nyita ndicuza, kuko n'ubuzima bwa buri munsi abantu babamo, ashobora kuba njye cyangwa se akaba wowe, ariko unyemerere muri aka kanya nanzike muri ndicuza. Uretse gato hari ukuntu abasitari rimwe na rimwe tubafata nk'abantu iby'Imana nyine babirebera ku ruhande. Akenshi na kenshi bamwe na bamwe bavuga ngo imyambarire yabo, imyitwarire yabo, uburyo baba bagaragara, bituma tubashyira ku ruhande nyine tukabafata nk'aho ibintu by'Imana, urusengero cyangwa se umusigiti n'amacaca atandukanye, hari ukuntu basa nk'aho batabigeramo. Wowe bitandukanye nabyo? Biratandukanye cyane, kuko burya umusitari wese ni uw'Imana, kandi burya kuba umusitari ni ibikorwa byiza. Ikintu bita ubusitari ubundi ni uko ufite itandukaniro hagati yawe n'abandi, kandi ugakora ibintu byiza. Nta muntu uba umusitari mu bintu bibi. Itandukaniro birumvikana, ntabwo bajya mu rusengero ngo duhurire mu rusengero buri munsi. Birashoboka ko wenda utajya mu rusengero buri munsi, ariko burya buri muntu wese agira uburyo nyine yegeranya n'Imana. Wowe waba uri wese, ko waba ukomeye kose, hari igihe nyine ugera nyine ukumva ko Imana ariyo ya mbere, kuko niyo ikubeshejeho, niyo gusohoza byose, kandi igufasha nyine muri bya bigeragezo byawe bya buri munsi. Yego. Wowe ufite uburyo wegerana n'Imana yawe. Yego. Kimwe nuko nawe ntawe ufite, se wowe nta buryo ufite.
nanjye Imana ndayifite kandi njye negerana nayo akenshi na kenshi njya mu rusengero kwifatanya n'abandi kugira ngo ndusheho kwegera Imana. Ariko baba basitari bo nyine begera Imana mu buryo butandukanye bwabo, akenshi na kenshi butari public. Hanyuma rero kwereka uburyo wicuza ku Mana. Si ubundi n'ibihe byaha wakoze bituma ugeraho wicuza ugakora igisigo kuri uru rwego? Ndicuza nyine nagikoze mu buryo busanzwe, yego harimo byinshi bizingiye mu buzima bwanjye, ariko nanone kimwe n'uko hari message mba nshaka kugaragaza kuri buri muntu wese, cyangwa se hari n'undi ushobora kucyumva akavuga ati cyakoze ndumva ari njye ari kuvuga, nshobora kwihana muri ubu buryo. Ko harimo kwicuza ariko harimo no kwihana, byose biragendana. Muri make tugiye gusenga bisa nabyo. Okay, ngaho dushyira imbere y'Imana muri ndicuza yawe. Ndicuza Nyagasani ninde wamvumye iminsi yose nisumye, ko ndabona aho hajya niyimye, nkaba nk'umusinzi ntasomye, ndabona mu maso nijimye, ndabura uboshye nahumye, mboneza abagenda begamye, sinjye iby'isi byicumye ngo mbasi mbarire yangu. Ese nibi byaha mbyicuze, mpaguruke Mana nkwambaze, ariko Satani mwemeze, nukuri iminsi iransize, ndabona nyenga nizize, imiruka yanjye yageze, nashatse iby'isi nakize, ngo mboneke ibigega mbyuzuze, cyureke uyu mwanza ntoteze. Ambega njye nicuza iminsi natakaje, abantu bishi nababaje, abari beza nahogoje, naretse ibibondo nabyajije, muvandimwe canira iyo buje, ngarukira umwami narakaje, nubwo naje imisanga ihumuje, ariko nkazapfa byujuje. Inukuri ndicara nkiseka, igihe nataye nishuka, njye ndumva nkwiye kwimuka, nkafata intwaro nkataka, nkashora ubwato nkambuka, nkava mu byaha nkayoboka, nkareka kuryana nk'inzoka, nkakorera Imana ya Isaka. Abantu bose ndambura, singira n'umwe mbabarira, nkabura ibyo byiza ndwanira, kuki namugabo arigira ngo mbone iyo ngingo indengera, nkakorera heza nzicara mu gishura cyiza nzambara, mu mucyo nzo kwitara mufashirwa niyo ntambara. Fasha mubyeyi ndicuza, nsigaye kugorwa nibaza, ngo namaze umwanya uhangeza, ibibi byanjye birandiza, ineza yawe ikampoza kujuru ryawe nkumbuza. Ibigushara ibyishimo ubuzima, njye numva intimba ku mutima, amarira atemba ku matama, umuki Imana ujya kundema, habyara mwero na muhima, kuki numva ntava kwizima, ngo mbaje kureba mu mwijima ngo cana irya karita zima. Ndabona nta gicu mu kirere, ikirere kirabeshya abarebyi, ibyara imisozi byahindutse itaba, nabwishoro wese ninjye wareba, maze nkamwara nk'umujuru uvuye kwiba. Ndabona Satani aminga nk'injira gushaka imbeba, ese mitero ninage mwiriba, cyangwa nsome gake wenda nibagera mu ndi. Ndabyibuka mama nkiri muto, sinamenye iby'iyo sabato, numva ninje ntaje to, abandi baririmba za ruto, mba ndaho negamye nk'ifoto, kuvuga mena ari agahato, ese urumva nakwereza ihe mbuto, ese wambyara nyakubyara, ukambera itsinzi nyagutsinda, nkava mu mwijima n'agahinda, ese wabirengaho ukankunda, ukampa intwaro yo kundinda, nkakizwa nkezwa mbere y'impanda. Ibihe byose cinya inkoro, umwanzi akangera imihoro, kuki nasenga buri joro, ngo wenda nije mu ngoro, simfata icyaha nk'umuzigo, n'ubwuzu bwuzuye ipantaro, ugakwira hose mu myambaro, nkabwumva mwirwa n'umuriro, mfashe nanyitse n'umubabaro, mbikera cyuzuye amahoro. Ndibuka umunsi na rya joro, ubwo naje nuje igikundiro, amatwari ndinzwe nka cyomoro, ku mubiri siza asa nk'isaro, gusa ubu nahombiye itorero, ngera ubuto rwabuze umumaro. Nawe se ndorera ikamba nambaye, ringira umwanzi mu maso ye, mbafite ubwoba aho nicaye, kubw'ibi biganza byanduye, ni kuki Imana nabyemeye, kusitana mpindura imbata ye, ni ryari nzabaho nuzuye, ngo nkore igikwiye wandemeye. Disiko wangu kansiga, boshye nyamwari kwishiga, utajya kubura mu mbuga, agahora anengwa mu mbaga, nkumbuye inama wangiraga, zirengera ibyaha bandega. Kasoze sende byahise, ndeka ibi byaha byangose, nakoze byinshi ndijuse, umutima wanjye wiyase, mureke umwana asange se. Udashyize mu mavuta n'ukuri, siko utumye nongera kwitekerezaho. Biba ari ngombwa, biba ari ngombwa cyane rwose. Kuba umuntu aba agera aha akabona ko ibyo arimo ari amakosa, rimwe na rimwe bitashyira, hari igihe usanga bitesha umuntu agaciro, ariko hari igihe biba byiza iyo umuntu yongeye kwitekerezaho akabona ko atabayeho ku bwiwe, abayeho kubwo ikindi kintu kimuri hejuru. Yego. Ubundi utumye ngira amatsiko yo kukubaza ngo Imana uyifata ute, uyumva ute muri wowe muri rusange? Buriya ugiye kubaza umuntu ngo Imana uyifata ute, bisa naho buri wese atagira uko afata Imana, uba wumva nyine mu buryo bwa buri muntu no mu guca bugufi bwa muntu, cyangwa se ibigeragezo uhura nabyo, ibitangaza yagukoreye
buri wese nyine afite urwego afatamo Imana ye, ariko mbona nyine Imana ihambaye, nta kindi navuga. ubona ihambaye irenze byose, ishoboye byose kandi iri hejuru ya byose, iri hejuru ya byose. yego. Ni byiza cyane. Rero dukomeje gutarama bya kinyarwanda, kuko ndi kumva byose bifite aho bihuriye no gutarama. Yego. Hanyuma rero twongere tugaruke aho twahereye, twatangiye turirimba. Yego. Ko nakunze uburyo uririmba rero, ndifuza ko ushyiraho akandi karirimba ngiye kubajyana nkawe ndi noneho mu gitaramo gisanzwe. Ibyo niyo nari nabuze mu nkera y'abahizi. Ibyo byari byabuze rwose. Muhamagara nti uri hehe nyine, ngwino natwe dutarame. Muhamagare mwana, muhamagare bikomeze biryohe rwose. Uri hehe, uri hehe, uri hehe mama shenge, uri hehe wowe bwiza bwanjye, uri hehe wowe hogoza ryanjye, uri hehe ngo twongere turirimbe, uri hehe ngo twongere ducurange, uri hehe ngo dukeshe gitaramo twitabire urugamba rw'imihigo. Jyewe narose ngo nsuri iwacu, abagore bose mbona bavuza impundu bati noneho araje inyange ubarusha kwera urakaramba. Uri hehe, uri hehe, uri hehe mama shenge, uri hehe wowe bwiza bwanjye, uri hehe wowe hogoza ryanjye, uri hehe wowe hogoza ryanjye, uri hehe kandi nyabibwa ndirimba, uri hese kandi gikwerere cyanjye, uri hese kirezi kizihiye ababyeyi, nongere nkuririmbe n'ukuri ndagukunda. Aye, uri hehe kandi nyabibwa ndirimba, uri hese kandi manzi ya mwiza, uri hese nyabusa imfura ya data, nongere nkuririmbe n'ukuri ndagukunda. Turaje kibatsi cy'urukundo twenyenyeye ubutwari, imanzi imena n'ingenzi. Uri hehe, uri hehe, uri hehe mama shenge, uri hehe wowe bwiza bwanjye, uri hehe wowe ihogoza ryanjye. Cyane rwose. Bikomeje kuryoha rwose, bimeze nk'aho turi mu gitaramo nyarwanda. Igitaramo cy'umuco, igitaramo gifite aho gihuriye n'imigenzo y'ubukwe, byose twabihurije hamwe. Yego, ukivuga ku muco mpita numva ururimi rw'ikinyarwanda. Iyo wumvise umunsi w'ubukwe ikinyarwanda kiza hafi. Umuco bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda mfite uko nabisanisha. Ariko buriya urabona izi generasiyo zacu, hari ukuntu ubona abana ikinyarwanda turakivuga ariko bitari 100%. Akenshi buri iyo muri mu bukwe, muri iriya mihango, ntabwo ushobora gushiduka uvanze urunyamahanga n'ikinyarwanda. Kenshi birashoboka, ariko nanone uhita wigarura, ntabwo burya ikosa urikora ngo urikomereho, ahubwo ugerageza buryo ki ugaruka mu murongo muzima, ku buryo abo turi aho tutamenya uko byagenze. Yego. Byiza, njyewe nabikunze cyane, nishimiye uburyo uririmba, uburyo ibisigo byawe bimeze. Ariko nanone twavuze tutangira twinjira mu bukwe, uburyo wahemusinze, hasi uburyo winjije abantu mu bukwe. Aka kanya rero gira nka bimwe bigaragaza by'abantu bari mu bukwe, uburyo iyo uri mu bukwe nyine ubigenza, cya kinyarwanda kiba kirimo hagati hariya. Akenshi na kenshi mu gihe cyo gusaba niho amagambo aba menshi. Kwa kundi abantu bose bari gusakuza bari mu kavuyo,
ubabwira mu ijwi rituje ukagira uti inyamibwa z'iwacu munyemerere mu ntizi umwanya ariko disi ntabwo ari ukubima ijambo ahubwo nuko ngira ngo dusangire ijambo muri aka kanya keza rero tugezemo ndagira ngo nakire umutumirwa wo ku ruhembe rwo ku buryo kugira ngo rero nawe akomeze adususurutse maze ikirori cyacu gikomeze cyendereye. Ubwo ni muri bwa buryo rero uba ushaka guturisha abantu ariko ukabivuga gake bucece kugira ngo utagira n'umusitaza cyangwa se ukomeretsa, ukabibabwira mu ijwi rituje kandi buri wese akabyumva bwangu. Inyamibwa z'iwacu munyemerere mu ntizi umwanya ariko disi ntabwo ari ukubima ijambo, nuko ngira ngo dukomeze dusangire ijambo. Mbivuga mu buryo bwanjye ariko ntabwo ariko iteka nyine buri munsi mbivuga, nuko aka kanya aribyo binjemo. Gusa nyine umusangiza w'amagambo aba agomba kugira kwigengesera nyine, akamenya abantu bari kumwe ni bantu runaka kandi abatwara gutya, buri wese afite imico ye, ukagira uburyo batwaramo ku buryo buri wese akwisangamo. Hari ukuntu hari ahantu nigeze kujya mu misango y'ubukwe, umugabo umwe yari ku ruhande rw'umukobwa, niba nibuka neza ku ruhande rw'umukobwa. Abo twari turi kumwe twari ku ruhande rw'umusore twari twagiye gusaba. Ngiye ku ruhande rwanjye naje kubona ari bibi, ati byagenze bite. Wa mugabo ku ruhande rw'umukobwa umwe twaje gusaba umugeni, nabonye avanga akazi ke n'aka MC. Ntabwo burya biba bikwiye, buri wese aba afite uruhande rwe kandi nanone iyo ukoze ibyawe ukabikora neza nibwo bigenda neza. Nabonye hari ukuntu yavangiraga MC kuko hari ibintu byinshi cyane kwa kundi MC agomba kugira ibyo ayobora, wasangaga uwo mugabo ku ruhande rw'umukobwa arimo arabiyobora. Hagati aho ngaho wenda na MC nawe sinavuga ko inshingano ze zitapfuyemo gake, kuko burya buri wese iyo ari mu kiraro runaka agendera ku mategeko MC yamuhaye. Ibyo yashyizeho nk'umurongo ngenderwaho nibwo byo bigomba kubahirizwa. Icya mbere kugira ngo MC abe ari umuntu mwiza, uba ugomba kuba uri karume, ukamenya ko ukaruma abantu niba ari muri cya gihe bari gusakuza bagatuza, niba ari muri cya gihe bakeneye ko basusuruka buri wese agasusuruka, ukabona nyine buri wese abirimo. Ariko nanone iyo uhaye uwo muntu urwaho bwo kukuvangira akabikora rimwe akabikora kabiri, inshingano zawe nazo ziba zapfuye, kuko utabibona neza ku ruhande rumwe nawe abavuga ati ibi biri kuba ni ibiki. Ariko ubundi MC byose aba agomba kubikontorora. Buri wese uri aho ngaho agomba kugendera ku itegeko rya MC. Niyo hagize ikindi kintu gihinduka cyane n'uwaguhaye akazi rwose ntabwo bagomba kukuvuguruza mu bintu wapanze, ahubwo aba agomba kukugisha inama, akakubwira ati wenda hari ikintu yibagiwe ese cyajyamo, ukabona ko gikwiye cyangwa kidakwiye, kuko nuzi akazi kawe aba yaguhaye akazi kuko ugashoboye. Ntabwo kandi bari bose ngira ngo bavuga ngo iyaba nyine atagukeneye yakabaye aza akikorera akazi, ariko mu gihe uri aho ngaho uri gukora ibye aba agomba kubaha akazi kawe, nawe akubaha nyine uko ugomba kubigenza. Iyo rero hari igihindutse nawe kugisha inama akakubwira ati ese iki ni ngombwa, cyane ko ari wowe uzi nyine ibyo ugiye gukora. Tubifate muri rusange, wenda uhaye nk'umufundi n'urugero, muhaye akazi ko kuza kuguterera nk'igipande ku nzu yawe, nusanga yabigoretse ni wowe uzamubaza uti ese hariya byagenze bite. Ariko hari ukuntu ushobora kuza ukavuga ati hari ahantu bahubatse nabi, ndabona harimo agakorosi, ese nk'umutekinisiye urabona twahaha iyihe design, urabona nyine twahashyira akarekano ku buryo binyorosha nyine bikajyana neza. Aho ngaho ni handi hari ikibazo, ariko aba agomba kubanza kukubaza. Ariko asanze wahagoroye cyangwa se wabyubatse gutya, ibyo bagomba kubikubaza. Ariko nawe iyo uhishe niwe waza akabaza. Niyo mpamvu rero buri wese mu kazi ke aba afite uburenganzira bwo gukora ibye, ahubwo ibyo ushaka kongeramo ukamugisha inama, ukumva ko ari byo cyangwa se atari byo. Ariko nanone boss ashobora kuza nakakubwira ati ibi ngibi nibyo nshaka, nibyo nifuza, nkorera ibi ngibi. Iyo ubikoze biba bihuje nyine n'amategeko yaguhaye, icyo gihe ntabwo ari wowe barahikosa, kuko ubukoze ibyo yagize iki yagutegetse. Ariko nawe ntabwo wakora ibihabanye n'akazi kawe,
ngakubwira ati wenda nkorera ibi ngibi kandi ubona koko bidashoboka kandi bitanakwiye, icyo gihe umubwira ko bitashoboka. nkaho ngaho se ubwo wari uri mu ikosa nini? Ndafata impande zombi ko niba arabikoze rimwe kabiri MC nayo yabigizemo uruhare. yabikoze cyagihe uyu musore atangiye kumuha umwanya kwa kundi abwira uhaturutse uhagarara iruhande rw'umugabo nanone hari iki vuga nyine kwa kundi bamuha ijambo kugira ngo yinjire mu gitaramo, sibyo? Ubwo ngubwo nyuma yaho ibintu byose byakurikiragaho akenshi ni wowe wundi wabivugaga wo ku ruhande rw'umukobwa, ni nk'aho ariwe watangaga ijambo kuri nde, kuri wa mugabo waturutse ku ruhande rw'umusore. aho ngaho rero icyo navuga gisa n'umwanzuro, MC ku ruhande rumwe ashobora kuba yarazanyemo amarangamutima menshi bijyanye n'uko yafataga uwo muntu akamufata nk'umuntu nyine ashaka guha icyubahiro ariko byinshi bigapfa. Mu buryo bwiza rero ari kumwegera akamubwira ati burya iyo tubikoze gutya tukagenza gutya ntabwo bigenda neza, ntabwo ari wenda kuba yamuteza abantu muri rusange mu bantu runaka bose muri icyo gikundi cyose, ariko yari kumwegera akamubwira ati burya byagenda gutya kugira ngo bigende neza. Ariko niba ataramukebuye nawe urumva ko nyine yakomeje kuryoherwa kandi bijyanye n'uko we nta experience afite muri ibyo ngibyo, yumvaga nyine ibyo ari gukora ari byo. Cyane reka ibyo tubirekera aho ngaho, ubwo nyine ubikora afite uburyo azabyikosoramo kuko biragaragara ko bitari byiza. Hanyuma rero twari twagarutse cyane ibyo twari tubivuze tugendeye ku bigenda biba mu misango. Sinzi niba hari akandi kantu watwereka kaba mu misango abantu benshi batabona cyane cyangwa se ubona nyine kihariye MC agomba kubaza cyangwa se gashobora gutuma ubugara tubona ko MC ibintu ko karibye. Hari ukuntu nyine uba mushyushya rugamba ukaba watungura abantu, ukaba wavuga nk'amazina y'inka cyangwa se ukitwara muri ubwo buryo muri uwo mujyo kandi babizi neza ko ntabyo uzi ukiyaminiye. Inyamibwa nkunda munege yombi mukunde mwicare ku musambi mbabwira urwacu ni rwo gicumbi kuruvuga neza ni uwo mugambi maze rukaramba ingoma ibihumbi. Ururimi rwahogoje amahanga uruvuze nabinjira gusenga ngatera intambwe ubwo nkamusanga nkamubwira nemye nashize amaga nkamutoza neza nkamuhibanga navuga ibyo twarazwe na gihanga. Ururimi rwacu rw'ikinyarwanda uhuza u Rwanda n'abanyarwanda, iyo mvuga urwacu ushira agahinda umubaro wose nkumva ugenda kuvuga urundi biranunda, ni nayo mpamvu mpora ndurinda. Sigira usegambe ngo byiduhetse uwo muco wacu uhora ubise nyamuvuga iteka uko mpumetse nkubwire bose aho nambutse n'ubumve byishimo bigutatse. Ababyeyi bacu baradutoza mu rurimi rwacu tukabintyoza no mu misango ntibaduheza tukumva nawe duhutaza bakaturinda ibirangaza tukabishingiro ry'ahazaza. Ndibuka mama nyir'ikibone babyirutse iwacu buri gitondo umubyeyi noje umuco gakondo mwijwi rituje ryuje urukundo ati mwana wanjye nyiri imitsinda ururimi rwacu ni rwo kabando. Sinjya numva injyana iyo ndi guhimba mwijwi rituje nkakuririmba abandi hafi ubwo bagatamba bakoma yombi nkashira intimba ururimi rwanjye abisijya kamubera itsinzi ndi ku rugamba sinzahwema kukuririmba. Imfura y'u Rwanda ni wowe mbwira n'isuku nziza ngo ugire isoko, ibitabo byinshi ni nk'imitako n'ibindi byaheze mu bubiko jya usoma nawe umenya inkomoko y'indomo cyangwa se indanganteko. Ibi byinshi ntabonera igiciro ku munyarwanda mbiha agaciro, ururimi rwanjye rukaba intwari iyo ndwishe mama ngira ikimwaro nk'umutsindwa ndi kwitabara iteka uzava mu misokoro. Ese ninde wamuza kugutaka ko ndagukunze kuva nyivuka nkabwibwa ibyo wamaze gucuka niwe nabanje nyitambuka gusobanura byinshi ushaka kuvugurwa ahandi biba amateka. Muri wese nganjiza biba ururimi rwacu niruririmbe turwiga iteka buri gihe ngo batazi byinshi batera intambwe akabisi mama ntagatumbwe, ni nayo mpamvu bazabakambwe. Ufite ibirenze amahumbezi kavura katazamo amahumbezi kageze gasoma kurusha inzozi umumaro no gutwe turabizi wo kwanze mama nitwajya imbizi mu bijwi risumbye by'abatabazi. Ndashabura amaso nkarora hino nkabona abana barya ubunyana basaza binikije umubano bavuga mu rwacu rw'urita isano rurimira mbere nk'itarano. Ereka nkuratira badutuye bari mahanga n'abitaruye nkuvuga ubutwari birambuye dore umuco wacu wora wuzuye sene dutaza aho wadukuye. Dukomeze dutarame kandi twizihirwe. Goma. Esha biraryoshye kabisa, bikomeje kuryoha ndumva ikiganiro kitarangiye. Nuko amasaha
nawe hari ukuntu adusiga agatuma dukora ibintu vuba vuba, ariko ndumva icyo kiganiro kigumyeho paka umunsi bwakwira bugacya tukicyumva cyane. hanyuma rero njyewe byandenze, sinzi nimba uri kubibona. najyaga nkumva nanakubona ariko ntabwo nari nzi ko ibintu byose bikurimo. kuki akenshi na kenshi umuntu afite ibintu ariko ugasanga ntabwo birimo bimenyekana cyangwa ntabwo arimo abishyira ku rwego rwo hejuru ku buryo n'abandi babibona, cyangwa se ku buryo tugira abantu benshi dukurikira ibihangano byawe, kuko ibihangano byawe ni byiza. akenshi background y'umuntu niyo ituma byose bipfa. ubuzima ubayemo kugaragara, imibereho yawe ndetse n'uburyo watwaramo ibintu kugira ngo utere imbere, ibintu bitandukanye. akenshi aho uba iwanyu nyine aho uturuka birakonta, ubuzima ubayemo, inshuti zawe se nabyo bigiramo uruhare. ubwo rero hari ubushobozi runaka wowe uba udafite bushobora gutuma nyine ugaragara. hari ukuntu ushobora kuba uziranye wenda se n'abasitari cyangwa se abakora ibyo bintu runaka, ukaba wabimenyekanishiriza aho ngaho. ushobora kuba ufite inshuti zawe zifite uburyo zagusapotinga, zifite amikoro ku buryo zaguteza imbere. hari n'udushobora kugusapotinga mu buryo bwa finance, ahubwo akaba yagutera inkunga mu buryo bwo kugutera courage, ibitekerezo, magushakira se ahantu wakwimenyekanishiriza. nabyo birakonta. ariko nanone tukagaruka ku gice cya muntu, ari nacyo cyo gikomeye cyane. hari igihe umuntu agira ibintu ariko ntamenye kubibyaza umusaruro, cyangwa se akaba yashaka uburyo bwo kubibyaza umusaruro ariko akabura inzira abinyuzamo. hari ukuntu ugerageza rimwe bikanga, kabiri bikanga, gatatu bikanga, ugacika intege. kuko byinshi by'uyu munsi ndakeka nubwo uruhande runini ari amafaranga, ariko burya niyo ufite ukuntu ibintu bikunda, hari ukuntu nabyo bituma nyine ubigeza kure. burya akenshi abanyempano, iyo ufite impano kuko hari ibintu ushakisha, akenshi hari ukuntu bigenda neza iyo nawe uri umuntu nyine witwara neza, ugashaka kubana n'iyo mpano yawe kandi ugashaka kuyikuza. nanone hari ikindi gihe uba utekereza ko ufite impano ariko ari kwagukunda ibintu nyine ubihatiriza. kandi hari igihe abantu batakubwira ko icyo kintu utakizi, bakagutera courage, ariko nyine wowe bijyanye n'uko nyine wumva bikurimo ukagerageza, kandi atari byo bintu byawe nyine bikanga, ariko ntumenye impamvu ibitera. ubwo rero tuba tugomba kugerageza, ntawe ubuzi ngo akenshi abantu bari inyuma yawe bagutera courage aho ugeze se, cyangwa se uburyo ubikoramo ukabona abantu barizihiwe, nibyo biguha feedback yuko wenda hari icyo uzi. umuntu ukubwira ngo urashoboye komeza ntabwo biba bihagije, ahubwo ubwo uko wigaragaza wowe ubona bikomveka abantu. ako niko k'ingenzi rwose, kuko uvuze kuri ako kantu ko kuba umuntu akunda ibintu akumva ko anabishoboye. yego, nanjye nza kubyibonaho. hari ukuntu uba ukunda gukina umupira ukisanga uvuga ngo Messi nguki, ukavuga uti twiga turakomeza, ukagera ukagera ku kibuga ukumva nyine niba utajya mu kibuga byacitse, ugashaka kuba wakwinjira mu kibuga, ariko urabikunda, ariko se wenda si impano yawe, si ibyawe, urabihatiriza. icyo gihe rero iyo ubigiyemo nka kariyeri ugasanga nyine biranze, nyine biba byaraturutse kuri kwaguhatiriza, wumva ko nyine wabishobora, ariko kubera bitari impano biranga bikakuvamo. ariko nanone hari icyo nemera cyo, guhatiriza kenshi ugahozaho, ugeraho ukagera ku ntsinzi. ku buryo udafite impano se wahatiriza intsinzi ukazayigira. niba uyu munsi uririmbye ukabona wapi bari kuguha za bo, ejo uzasubirayo wenda uvuga uti reka ngusoremo akangaka. niba byanze uzashaka runaka umubwira uti none bimeze bite. hari igihe uzashaka wa muntu ubona nyine uzi kuririmba kuvuga ati ese ko ngende ndirimba bikanga bigenda bite. rero icy'ingenzi ni ukumenya uko ikintu gikorwa. gucika intege ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi, ariko iyo ushaka gutera imbere wigira kuri babandi bateye imbere.
iyo wumva ko wihagije nta na kimwe muri icyo nta n'icyo wageraho. ntacyo wageraho. Yego. Kumva ngo ngengo nshaka kuba umukire ariko se runaka yanyuze mu buryo ukumva uramupinga nta mafaranga afite wanase ngo ukumva umuntu ngo nyine oya uba ugomba kumwubahira icyo ari cyo ukamubaza n'uburyo ki yabigezeho. Niyo mpamvu rero buriya iyo uhatirije cyane ukumva ibyo bintu urabikunze bigutera na wa muhati wo kugira ngo umenye uburyo bikorwa. Ejo hari ikintu ugenda wiyungura ugasanga ubyisanzemo nyine kandi bitaye ibintu byawe ukageraho ukaba professional mu buryo bwo kubikunda nyine. Nk'uko bakubwira ati nko mu bakinnyi ari abatandukanye ntabwo ari muri deba ariko bavuga ko Messi ari umunyempano mu mupira, Cristiano we ibyo akina bimunsinzi cyane akaba ari uko ahatiriza cyane ari uko bashaka intsinzi ashaka kubigeraho. Ariko hari umuntu nyine uba abyifitemo uburyo abikora uwo ni Messi uburyo abikora nyine ukabona nyine bimugeza ku ntsinzi. Ariko Cristiano gukora cyane bikamugeza nawe ku ntsinzi. Abantu rero babona intsinzi mu buryo butandukanye kandi bwose buremewe. Yego. Ahantu harimo akantu kudacika intege. Yego. Kudacika intege ukagomeza ugahatiriza. Burya nyine nkiga hari umumama watwigishaga yigeze kumbwira akantu kari mu Cyongereza numva ni akantu keza. Yavuze ati ngo don't start for what you wish, start for what you want, only depends on determination. Aratubwira ati wihera ku cyo wumva wifuza, hera ku cyo ubona ukeneye, cyane cyane wite ku cyo ushaka kugeraho. Icyo wumva wifuza, nakwifuza kujya kubyina buri munsi, nakwifuza gusohokana n'abakobwa buri munsi, nakwifuza guhora nambaye neza, ariko ibyo si byo nkeneye. Uyu munsi wenda ndi mukuru nkeneye ikibanza, nkeneye amabati se, nkeneye igishoro nko nakora, ibyo nibyo nkeneye, nibyo bigomba kumpa base yo gutangira ubuzima bwanjye. Ariko bitandukanye na bya bindi nifuza. Niyo mpamvu rero nahise mvuga nti burya icyo umuntu yifuza n'icyo akeneye ni ibintu bibiri bihabanye. Icyo wowe ukeneye uretse gato icyo umuntu yifuza ushobora kumva bisa ariko ntabwo bisa birahabanye cyane. Bishyize mu Cyongereza ngo byumva don't start for what you wish, wihera ku cyo wumva wifuza. You wish, start for what you want, hera ku cyo wumva ukeneye. Ibyo bintu wabigirwa n'iki kugira ngo umenye icyo ukeneye? Icyo ukeneye n'icyo ubona ubura muzima kandi kingira akamaro. Icyo wifuza n'icyo ubona wakwenjoyingamo uyu munsi ariko ejo nikiza kikabirangirana n'uwo munsi. Icyo nicyo wifuza. Icyo nicyo wifuza. Ariko icyo ukeneye nikizaguhindurira ubuzima, kizakugira umuntu ejo w'umugabo, kizaguha ibindi bintu runaka bishamukiye kuri ya base yawe wahereyeho. Ariko niba icyo wifuza uyu munsi ari ukugenda ukabyina ugasohoka ukizirwa ukumva birabaye, ibyo ntabwo bizakuzanira inyungu mu buzima bwawe. Bizaba ibyo kwishimisha ariko ntabwo bizakuzanira inyungu. Aho nabyumva wenda uri umuhanzi se ushobora kubyishima ukavuga ati ariko byibuze bijyane n'ijwi ryawe n'aya mpano yawe ubigaragaze. Niba ugiye kwenjoyinga koko mugiye kuririmba ariko urakuramo amafaranga. Hari abantu rero babyitiranye ukumva ko uri bwitware nka musitari kandi we none se niba reka tuvuge okay ubwo tugarutse kwa Messi niba ahora mu kibuga kubera ko bamuhemba, wowe uzahora mu kibuga nta n'ikipe ugira ukiniramo, sibyo? Wenda ukavuga ati ndi gushaka kuba yego uritoza birumvikana, ariko se ni ngombwa ko buri munsi wumva ko ikibuga ari cyo cya mbere? Kuko ubona ko ushaka gukina umupira kandi bavuga ko guhozaho gukora imyitozo cyane. Ariko se urabanza ukareba uti mbikoze imyaka ingahe, nageze kuki gituma numva nkomeza gushaka guhatiriza. Ese ubwo ntushobora kubireka kandi aricyo gihe wari ugezeho cyo gutsinda? Niho utangiye kubona aho ngaho ntabwo twabyumvikanamo rumwe kandi twatujye no mu manza nyinshi. Ariko icyo nashaka kuvuga cyo ni uko ugomba kureba ikizagukugirira inyungu mu buzima buri imbere. Yego, apana kuba washaka iby'uyu munsi biragushimisha gusa ukumva birabaye. Ayo magambo arakomeye cyane.
hari akantu kamwe nsigaranye nzakakubwira ubutaha ariko hanyuma rero ndabona amasaha akomeje gukura ndifuza ko twasoza iki kiganiro ariko tugasoreza iki twasorezaga ni indirimbo ibisigo yego gusiga hari akandi gasigo waduha kadusoreza yego sinasoza ntavuze mama igisigo nise mama ariko uranyemerera kijyane n'agace gato k'indirimbo nayo nise mama kugira ngo byose mbisoreze rimwe wowe siga iby'indirimbo turabizana ku ruhande aka kanya nako gusiga yego mumfashe shimire Rurema nawe ntije ubuzima yampaye byose ijya kundema nabaye mvuka mbona mama utagira icyasha ku mutima ahorana ubwuzu nyirishema we muri rwa kamwijima ndeka nature mbivuge nge naho nzajya ngusige nari nawe rwose bencinege gusambitse mu murage kumunditeka nk'ikinege iyo narwaye urababara nagira nimba ugashavura amasakuzura amarira kijya ntabwo ujya wicara uyigushaka ko nakira uti kibono cyane cyo humura ubwo nta muvandimwe w'umurwa we nimutera kunanirwa akora ibyiza bakumirwa utabatunze imiturirwa tegeka bose gukamirwa akabuza abana kubwirirwa n'imico myiza mu bikorwa ese mu rwego rw'imena kugitanga ari 100% igena hose bikangana kandi umuryango kwangana cyita bose dukundana kutagikunda ibyihangana kavuga iyo ntwari y'amahoro ibyo byose ni mu ngiro imwe batangaho urugero kuri bose ningira akamaro nayo urwego n'ibyico kutagibyanyu yicara ndavuga yampaye igikundiro uri wa mbere icyuzuzo umwe duhuje mu byemezo uncira kanzu mu bibazo undi riteka ibitotezo umvura indwara z'ibyorezo kereka nanjye nguhikuza reka nkurate nk'umusizi intwari nziza mu bahizi ko wanga ugashinga imizi ndakumva hose mu misozi byukora byose ni nk'inzozi ufite ibirenze ubushobozi reka njye nkwita umurengezi kuko wambereye umucunguzi byiza cyane hanyuma rero dusoza yego ibyo bintu byose uko ari bitatu nshaka ko bihuriza mu munota umwe uririmbe usige unemusinge mu munota umwe birashoboka cyane birashoboka okay nimba bishoboka bidukorera reba mu bisigo byawe ufite urebe no mu ndirimbo zawe hanyuma kwemusinga byayo magambo yo ntabwo nzi ko bigenze ibyo bintu byose ubiduhurize mu munota umwe aho utangira ntago mazi icyo nshaka biyumurize byose mu munota umwe urabizi neza mama kungukunda wowe unyize imimbu ucamara agahinda sinabona uko mwitsura ibyo wankoreye umanitse ibiganza ngo usabiye umugisha hey hey I'm near low God bless you mama open your arms and kiss me mama I like the way why you were saying my name hey I'm in your love God bless you mama open your arms and greet me mama I like the way you look while you are saying my name thanks all mothers you are on the side with us ndagira ngo rero mbabwire ko amasaha ahuje imyambi ariko disi nimukajya musezeranaho mvuga ngo urabeho kuko ngo byica amahirwe yo kuzongera guhura ubutaha uravuga uti naho ubutaha ngira ngo rero yari MC Habifiti Yohani w'urukundo ubifurije imigisha yuzuyemo ibyiza byose mwifuza Imana ibahezagire ngira ngo ntabwo nagenda ntagize nti urashenge ndutira bose uw'Imana yahaye byose wisura nziza imurika hose ukundi utekana buri bose ubona umva ko bwanjye namuha byose ni ukuri disi nakorose sinzi n'iki nakora sinzi hera sinzi mfite ijambo ryiza nakubwira ariko sinzi niba wabyizera komaze iminsi myinshi nasinzira nawe bizakuzindure uzibaze uwo nabibwiraga naho mu biganiro by'ubutaha MC Habifiti Yohani w'urukundo Imana ibahe umugisha tutarasoza rero hari ubutumwa wagenera abafana bawe ari nako usiga aderese z'uburyo umuntu ashobora gukubonamo waramutse yifuje kukuvugisha yego aderese rero ni nimero yanjye ya telefone ni 078 078 78 78 29 29 522 522 yego hari izindi mbuga nkoranyambaga waba ukoresha ku buryo nazo twazishyiraho ego Facebook ni MC John Love Damuro
yego. Hanyuma Instagram ni Habinshuti John Love. Noneho kuri TikTok ni naho ni Habinshuti John Love. Noneho kuri YouTube ari nayo y'ingenzi cyane ni John Love Artist. Mujyeho yego, byo musure ibihangano byanjye kandi ndabakunda cyane, ntamwe mukomeze kunshyigikira. Mujye kuri John Love Artist kuri YouTube channel, hanyuma mumukurikire, mukore subscribe, murebe ibihangano bye, muraza kubona byinshi bitandukanye kuri we. Hanyuma natwe rero kazagaruke ubutaha, gusa mwibuke gukora subscribe kuri iyi channel yacu yitwa Peace TV Rwanda. Gahunda ni ya yindi, ni uguteza imbere impano z'abanyarwanda, cyane cyane abakizamuka ndetse n'abandi bashobora kuba bafite ubuhamya bw'ubuzima. Ni karibu kuza tukaganira, hanyuma haba ari icyo ushaka gutanga muri sosiyete nka message, ibitekerezo, ibyifuzo, ni karibu kugira ngo dukomeze twubake sosiyete nyarwanda, ari nako tuzamura impano z'abakiri batoya. Murakoze cyane, naho ubutaha. Ngiye mwavuganaga nawe nitwa Mura, ariko ushatse wanyita Mukiza.